twongeye turatomboye bana b'Imana kuba duhamagana gasanaga kuri buri munsi kugira ngo tugerere neza ku mpuhwe ze ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda ije kutugira neza kuri uyu wa gatatu w'icyumweru cya gatatu cya Pasika tariki 17 Mata 2024. Isomo ryamenye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 8 umurongo wa 1 kugeza ku wa 8. Umunsi w'urupfu rwa Stefano haduka itotezwa rikomeye muri kiliziya ya Yerusalemu, maze bose uretse intumwa batatanira mu turere twa Yudeya na Samariya. Abantu bubaha Imana bahamba Stefano baramuririra cyane, naho Sawuli we agumya kuyogoza kiliziya, akinjira mu mazu agafata abagabo n'abagore akabashyira mu buroko. Abari batatanye bagendaga hose bamamaza inkuru nziza y'ijambo ry'Imana. Filipo nawe aramanuka ajya mu mujyi wa Samariya yigisha abahatuye ibya Kristo. Rubanda bashishikaraga n'umutima umwe inyigisho za Filipo, kuko bari barumvise ibitangaza yakoraga kandi bakanabibona. Koko rero roho mbi zasohokaga mu bari bahanzweho zisakuza, ibimuga byinshi n'ibirema bigakira. Nuko muri uwo mujyi haba ibyishimo byinshi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 66. Mahanga yose nimusingize Imana. Mahanga yose nimusingize Imana, muririmbe ikuzo ry'izina ryayo, muyikuze muvuga ibisingizo byayo. Nimubwire Imana muti, mbege ibikorwa byawe ngo biratera ubwoba. Abatuye isi bose bapfukamye imbere yawe, bakagucurangira baririmba izina ryawe. Nimuze mwirorera ibikorwa by'Imana, iyo abantu batinyira imyato. Yahinduye inyanja ubutaka bw'umutse, n'uruzi barwambuka ku maguru rwakamye kare. Niyo mpamvu tuyigirira ibirori, kubasha bwayo iraganje ubuziraherezo. Mahanga yose nimusingize Imana. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Evanjili ntagatifu ko yanditswe na Yohani umutwe wa 6 umurongo wa 35 kugeza kwa 40. Muri icyo gihe Yesu amaze gutubura imigati, abwira imbaga y'Abayahudi ati, ninjye mugati utanga ubugingo. Usanga wese ntazasonza bibaho, nunyemera ntazagira inyota bibaho. Nyamara narabibabwiye, murambona ariko mukanga kwemera. Uwo Data ampa wese angeraho, kandi uzansanga sinzamujugunya hanze. Namanutse mu ijuru ntazanywe no gukora ibyo nshaka, ahubwo nje gukora ibyo uwantumye ashaka. Icyo wantumye ashaka ni ukutagira n'umwe nzimiza mu bo yampaye, ahubwo nkazamuzura ku munsi w'imperuka. Icyo Data ashaka ni ukubona mwana wese akamwemera, yagira ubugingo bw'iteka, maze nkazamuzura ku munsi w'imperuka. Iyo ni Evanjili ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Kristo azutse naganze mu mitima yacu, tumubone tumwereke abandi buri munsi. Amasomo kintu byacu duteguriye afite intego remezo nziza cyane, ngo tujye kuzirikana ku butumwa bwa Yesu. Intego ya Yesu igira iti, kutagira n'umwenzimiza, kutagira n'umwenzimiza mu bo yampaye. Nawe uze gucunga mu biko bwawe, urebe niba nta bantu wagiye uzimiza. Ese intama zose Nyagasani yakuragije uracyazifite? Cyangwa hari zatatanye, hari zatanye, hari zagiye kure? Wasanga ari kubera impamvu yawe. Uri umuyobozi, ese abo uyobora uracyabayobora ku Mana? Utayobora arayobya. Uze kongera urebe mu rugo rwawe, ese abo mubana barakwishimiye nka shefu wabo ubatwara, cyangwa uri umutware ubatwara habi? Amasomo aze kugufasha nanjye mfashe uko turi abayobozi nka Yesu Kristo. Ese tugira intego? Intego mu rugo rwanjye ni iyihe? Intego aho nyobora, paruwasi uyobora, diyoseze uyobora, igihugu uyobora, akarere uyobora, aho ngaho nawe ugira intego yuko abo uyobora nyine ugomba kubasoza ku Mana. Mbege inshingano zikomeye z'abayobozi zigoye, kandi uzi kubona ufite abantu Imana yakubwiye iti mpaka basoze ku Mana bose, nawe warangiza umwe ukajya umukandagiza urukweto runini, undi ukamukubita icyuma, undi ukamuhondagura, undi ukamukubita ubuhiri, undi ukamunabagura inkoni, undi ukamugenzeza nawe uko ushatse kose. Bikaza kurangira hari abagiye utakaza, bikaza kurangira hari abagiye ujugunya, bikaza kurangira
hari abagiye uyobya, utayobora arayobya. Uyu munsi Yezu akumurikire, ufata intego nawe kutagira n'umwe uzimiza mu Nyagasani yagushinze. Ntukagira ngo ni imitungo cyangwa amatungo Nyagasani yagushinze, ahubwo yagushinze abantu, kutagira n'umwe uzimiza. Kongera muri aka kanya tuzirikane ku nshinga abikuzimu bakunze gutondagura. Ntago tuza guhatinda, ahubwo turaza kunyarukira mu ijuru cyane, abariho tunatinda inshinga b'ijuru batondagura. Kwirimbi ikuzimu mu muriro nta bindi bihabera, aho ni kwa Sekibi, kwa Shitani, usibye gutatanya. Inshinga yo gutatanya barayitondagura bukira bugacya, inshinga yo gucukubiri, inshinga yo gusandaza, gusandara bitabuze, inshinga yo gutatanya, gushwana, gutongana. Izo ni inshinga z'ikuzimu. Naho inshinga z'ijuru ni ubumwe, kunga ubumwe, kubana, gukoranya, guhuza. Mu gihe Sekibi n'abambari be baba bari kujugunya, gutakaza, gutatanya, Yezu we n'abana be baba bari gukoranya intama zose zazimiye kugira ngo bumwe. Kuko cyazanye Yezu ni ukugira ngo ntihagire n'umuzimira mu bo yahawe, mu bashinzwe. Nawe b'intego yawe umunsi kutagira n'umwe uzimiza. Ese wowe ni dispersion cyangwa ni unité? Ni ukungahunga abantu cyangwa ubacamo amacakubiri? Twumvise mu isomo rya mbere bya bindi umufaransa yavuze ati de quelque chose malheur est bon. Kumvise uburyo nyuma y'urupfu rwa Stefano kuko babitangiye hadutse itotezwa rikomeye cyane ku bakristo. Ni nabyo mu ihanga yavugaga ati umunsi kiliziya izabaho mu mudendezo, iri mu mahoro, nta kibazo yifitiye, ngo abayobozi bayo bazegure. Bishatse kuvuga iki? Kiliziya nihura n'ibitotezo n'imiyaga, ariko ntigera na rimwe ihungabanya nabyo kuko ishingiye ku rutare Yezu Kristo. Naha rero turabyumvise ikimenyetso gifatika mu isomo rya mbere. Stefano amaze gupfa hadutse itotezwa rikomeye cyane, bituma noneho ikimenyetso gikomeye Kristo n'ubundi bya byago azabikoresha n'ubundi akomeze kwigarura imitima y'abantu. Nuko imbaga y'abakristo barahunga, baratatana muri Yuda no muri Samariya. Icyari deception no mu gicunge cyahise gihinduka reception, kubera ko aho bageraga bari mu buhungiro byaberaga profi, uburyo bwiza bwo kwamamaza inkuru nziza. Twumvise Filipo mu diakoni ari kwamamaza inkuru nziza, akora ibitangaza, bigatuma imbaga y'Imana ikomeza kwiyongera. Kubera iki? De quelque chose malheur est bon. Ngo ushobora gutatanya abana b'Imana ukabatakaza ibumoso, Yezu Kristo akaza kubahuriza hehe? Iburyo. Kuko Yezu Kristo icyamuzanye n'ukunga abantu, guhuriza abantu hamwe kugira ngo abayobore ingoma y'ijuru. Nawe uze kureba nk'umuyobozi, urebe niba ntaho uri guteza intambara, uri gutatanya abana b'Imana, amaherezo nibagera mu buhungiro n'ubundi ubutumwa nibwo bazajya bukora kakava. Ntabwo tuba tuvuze ngo dutatanya abana b'Imana kugira ngo bagere mu buhungiro bakomeze ubutumwa, ariko Nyagasani ntiburira n'ubundi. De quelque chose malheur est bon. Mubyeyi, nawe mu byago ntukajye winubira ibyago, winubira indwara ati rwose Imana yarantereranye, Imana yankuyeho amaboko, ibi byago koko nkanjye umukristo bije bite, ibitotezo bije bite kandi umuntu w'Imana umukristo. Aha, ahangaho ni Nyagasani yifuza kwerekera ukuboko kwe, akubwira ati komera, shikama, ntugire ikibazo, kuko na zahabu yungurirwa hehe? Mu muriro, nkuko tubisanga mu gitabo cya mwene Siraki umutwe wa 2 umurongo wa 1 kugeza ku wa 6. Nawe uze gukomeza uhasome ukuntu Nyagasani iyo hari icyo ashaka gukoresha gikomeye n'ubundi banza kunyura muri amagorwa, ibibazo, ibitotezo, mbese ukigana databuja mukuru Yezu Kristo. Nta muntu ukomera atarabanje no gukomerekerega. Ni ngombwa rero ko nawe unyuraho hashikamye, aho hagoye, kugira ngo nawe uzakomeza abandi. Nguko ko ibyago bitwigisha yakureza n'igihe cy'ibyishimo. Ibyago, ese nawe uyuhura na Kristo mu byago, mu bibazo urimo, mu itotezo urimo, mu karengane urimo? Nuko Yezu yajya kujya gucya imitego baguteze yose. Bamwe bateze uburozi, abandi bateze ibyicisho. Yezu Kristo akaza kujya gucya akagusimbutsa ukagwa hirya. Kubera iki? Umwanza gucira kobo, Imana igira gute? Imana igucira kanzu. Nawe ibibazo nuhura nabyo ku isi
ugahura n'ibitotezo byinshi cyane, rimwe na rimwe bigakurenga ukabona uko wabyitwaramo. ujye wongera ukoma agatima ku ntego ya Yezu Kristo. Icyamuzanye ni ukwabara kugira ngo atubabarire, kandi ibyo akabikora agira ngo ntihagire n'umuzimira muri twebwe. Rero nawe ujye ukora ku buryo utagira na hamwe uzimira, ibitotezo ntibigutware, uburwayi ntibugutware ngo ube wazimira iyo ngiyo, ibyago, ibibazo, imihengeri, imiraba yo muri iyi si, imiyaga ntaba ari kwibasira, ahubwo wongere umenye ko Nyagasani yifuza ko wakunga ubumwe nawe kugira ngo ukire umererwe neza. Kuko kandi ugahura n'ibibazo n'ibitotezo upfa kuba uri kumwe na Yezu, ntacyo waba, kuko icyazanye Yezu Kristo ari ukugira ngo ntihagire n'umwe atakaza. Ngiye ivanjiri uyu munsi yongera gutwibutsa Yezu Kristo ari gutanga inyigisho ku mugati, gatigisimu ku mugati, ashaka kubakura kuri ino migati y'inda abaganisha ku mugati nanjye kuvugaho umutima ari Eucharistia, impamba y'abari ku rugendo. Yezu Kristo yihinduka Eucharistia kugira ngo tubeho, tuberwa no kubeshwa naho na Yezu Kristo, we funguro ry'ubuzima bw'iteka. Ese ujya urya Yezu Kristo, uhabwa Eucharistia, uherutse Eucharistia ryari? Eucharistia yitwa nanone ikimenyetso cy'ubumwe, kuko abasanga Eucharistia bunga ubumwe bitwa abana b'Imana. Nawe uze gukora ku buryo ntumere nka bya bisambo, ntumere nk'abapagani basangira ubusa bakitana ibisambo bakagenda nyine ntatane. Rero iyo wahawe Eucharistia udatatanye, kuko icyaha gishobora kugutatanya, nawe ugendera mu murongo wa Yezu Kristo, bityo ukunga ubumwe na Yezu Kristo, Eucharistia nk'ikimenyetso cy'ubumwe. Yezu niho ashaka gutuganisha kugira ngo twoye kugenda ntatane, ahubwo tugende buri gihe twunze ubumwe na Yezu Kristo. Kuko igihe cyose unze ubumwe na Yezu Kristo, ibyago niyo byaza, ibitotezo bikaza, imiyaga niho we yaza, ntabwo ushobora kugwa, kuko uri muri Yezu Kristo. Wegamiye Yezu Kristo, nawe niwe wegamiye Yezu Kristo, ntacyo uzaba. Komeza ugume muri we. Nongere nze kureba mu buzima bwanjye niba intego ya Yezu Kristo ngiye kuyikurikiza yo kutagira n'umwe nzimiza, abari kure yanjye, abo nataye, abo nashyize mu kato, abo najugunye, kandi ari abantu. Icyo gihe ubwo wabafashe nk'ibikoresho aho kubafata nyine nk'abantu. Mubyeyi, ngiye gukubwira inkuru, ariko niba ujya ugira emotion, niba amarira yawe nanjye kuvuga ari hafi, fata agatambaro kawe hafi, uze kugenda wihanagura, ntuze gukuka umutima, agatambaro gashyire hafi. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umugabo ngo yari afite umuhungu. Uwo mugabo ngo amurihira amafaranga y'ishuri kugira ngo yige, amenye ubwenge, byumvikane, azabona akazi, ubundi nawe nyine azamuhe ku rufaranga mu minsi iri imbere. Wa mugabo aramurihira. Nuko agiye kubona umuhungu amaze kurangiza kwiga, akajya abona ntacyo umuhungu we yitayeho. Umuhungu akabona akunda amafaranga gusa, ariko kuyakorera ntabashe kuyakorera. Ese bikamubabaza uburyo abona umuhungu we yicaye aho ngaho gusa nta kintu akora. Se biramubaza cyane. Nuko umujinya umaze kumusya, afata imigambi yuko uwo muhungu azajya kumuroha. N'ubu ngo ntacyo amumariye, no kumuhombya gusa, amukonsoma arya gusa ibyo atanavunikiye. Nuko umunsi umwe ngo papa ari gutembera mu ishyamba kure, ngo aza kubona icyobo kirekire atashobora guheza n'amaso ye. Nuko igitekerezo kimuzamo ko umunsi umwe azabwira umuhungu we, ubundi bakaza gutemberana akakimurohamo. Wa munsi rero nguza kugera, abwira umuhungu we ko baza gukorana urugendo. Bageze kuri cya cyobo, se ngo kubera ko yazi ko umuhungu akunda amafaranga, ngo afata idolari rya 5 fobiye, inote y'inkorano, akora ibishoboka byose iramucika ngo muri cya cyobo. Nuko kubera ko yari yeretse umuhungu we, ngo aramubwira ati, umva rero mwana wanjye, iyi note ndagutumye igenda uyizanire vuba. Urumva umwana yarabonye amafaranga, nawe ntabwo ari gusuzugura se. Ako kanya ngo wa muhungu aramanuka no muri cya cyobo agiye kuzana amafaranga. Ngo mu gihe ari kumanuka, se ngo yari yarahishe ibikoresho, sima, umucanga hafi aho ngaho. Ngo ako kanya hita afunga uwo mwobo vuba ako kanya. Ngo amaze gufunga uwo mwobo na beto arakomeza kuri uwo mwobo, arakomeza aradanangira. Birumvikana wa muhungu nta hantu yari kongera kusohokera,
no muri wa mwobo sarangije aritahira. Yagomba kujya kwishima kuko nyine wa mwana we w'imburamumaro amwikuyeho, nta mpamvu yo gutunga ishyano mu rugo kandi ntacyo amaze. Nuko se ngo ageze mu rugo atangiye kwishima ko umuhigo yari afite awesheje. Agiye kubona abona wa muhungu waraje yuzuye n'itaka, ahetse agakapu ari kuza aseka. Se arikanga, urumva agomba kwikanga nyine, yikanze ko ari umuzima abonye. Nuko wa muhungu ari guseka n'ibyishimo byinshi, abwira se ati papa ubu natomboye, wa mubona agezemo ya mafaranga sinaba nkiyabona, ahubwo nahise nkomeza kuko mwobo wakomeje gatoya ufite ahantu uri gusohokera, nsanze harimo zahabu bishoboke ko abazungu bahabaga bari bahatuye aribo bari barayihambyemo. None rero papa turakize, ubu ngubu iyi zahabu nituyigurisha tugiye kubakamo inzu nziza cyane ha mu rugo iwacu, dukoremo ibikorwa byinshi cyane. Ubundi papa nkugushe neza, waramfashije, uri umuntu mwiza waramfashije, nangiye gukwitura, iyi zahabu izatugirira akamaro gakomeye cyane, nzakugusha neza ubuzima bwawe bwose kuko wangiriye neza urandihira. None no muri ruriya mwobo wari wanyoherejemo mbabonye ubukungu bukomeye cyane buzadutunga igihe kirekire. Nuko se neza akomeza kwibaza niba aseka, niba yishima. Nawe ukomeza ubyibazeho. Hagati nyine umuhungu bishoboke ko atari yamenye ibyo se yamukoreye. Nuko se aratangira aramubwira ati umva rero mwana wanjye, ubu se nta yindi wasizeyo ngo tujye twasubirana no tujyaneyo, nanjye nge najyayo. Nuko ngo basubiyeyo, urumva nawe kuri wa mwobo hari hasigayeho vado sorti gusa, aho basohokera, ariko aho binjirira se yari yahafunze. Ntabwo nyine byari byemewe ko banyura mu nzira yo gusohoka kandi bagomba kwinjira. Bishoboke ko bizarangira bakoresheje ya zahabu wa muhungu we yazanye gusa, kuko se yarangije gufunga aho binjirira. Nuko wa muhungu arokoka atyo, arokora ni waba atyo. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Ngiryo ibuye abubatsi ngo bashugunye byahindutse ibuye ry'insanganyarukuta. Mu buzima busanzwe duhema kubona ingero nyinshi z'abantu bagiye bajugunywa, bamwe bakabata mu itanura, abandi bakabata mu rwobo, abandi bakabata mu muriro. Ariko igihe kizagera Nyagasani ntiburira, azakora ibishoboka byose ashakisha aho uzasohokera. N'igihe bafunga aho winjiriye, Nyagasani azakora ku buryo bwose abona ahantu uza gusohokera. Kubera Imana ushobora gufunga umwobo winjira ntumenye ko Nyagasani hari ahandi yafunguye uzasohokera. Nuko bikazarangira urokotse utyo kandi ukazarokora n'abandi. Kubera iki? Nyagasani aragukunda, nta n'umwe yifuza ko yazimiza. Naho twebwe abantu dushakisha uburyo bwose twacukurira abandi amarimbi tukajya kubaroha, nyamara kujya kumuroha Nyagasani azagira gutyo ubona aramurohoye. Nguko uko muvandimwe wongere witonde, urebe abantu bagiye ucukurira inzobo, urebe abandi bagiye utaba, urebe abandi wagiye ubikira akantu mu mutima, imigambi bisho wagiye uhigira abandi, wagiye upangira abandi. Wongere urebe, ariko ubundi Imana nimurokora uzabigenza ute? Ngana utekereza uyu mwana aramutse amenye iyi migambi ya se uko byagenda, ibintu se yamukoreye bisharira. Erezoma mubyeyi, nunahura n'umuntu akaba yarakugiriye nabi, akagucukuriye irimbi, akaba yarakujyanye mu muriro utazima, wowe icyo uzakora uzamwitura neza, uzamugire neza, kuko Nyagasani aho niyo yifuza, icyo nicyo yifuzaga kukubwira. Yifuzaga kukubwira ko ineza amaherezo izaganza, kuko uri kuzaca muziko ariko ntigushye. None wowe utangiye uhangana, none utangiye urwana, kandi Nyagasani amaze gukurokora. Ariko mubyeyi, urabona umuntu Nyagasani yarokoye akongera akajya kurwana ati hajya mwimajiki. Yezu Kristo twibuke ko mwizuka rye atagiye kwishongora kwa Pilato, atagiye kwishongora ku bafarisayo kubigisha amategeko, ahubwo yakomeje kugenda yiyereka abaciye bugufi, kuko ibitangaza bya Yezu bigaragarizwa nyine mu baciye bugufi. Nawe rero nugerwa ubuntu ukaba wararokotse, nugerwa ubuntu ukaba warakize, uzirinde kwishongora, ahubwo koresha izo mbaraga Yezu aguhaye Kristo wazutse, uzikoresha ugira neza, uzikoreshe utora ibyatawe, uzikoreshe aho gutabara, uzikoreshe ukusanya, uyobora kuri Kristo,
uhuza abana b'Imana. Twongere turebe, hari abantu benshi twagiye tugira nabi, bamwe tukabagambanira mu mitima yacu. Uzi ko wasanga hari abantu benshi imitima yabo babaye nk'ingarani, ikibi cyose ukabitamo, umujinya ugakubitamo, ishyari ukarundamo. Niko mubyeyi wabaye ingarani, aho uzasanga nyine kera kaba ushobora kuzasandara, ushobora kuzaturika kubera abantu wabitse mu mutima wawe. Ibyo uzabakorera bishaririye, ubugome kubera iki? Gukunda ibintu mw'ababyeyi mwe. Bamwe bati ngo ubwo ari uko bimeze kujugunya umuntu akazaba ingirakamaro, reka tujugunye benshi. Ayinya Nyagasani ntabwo adutuma kugira nabi ngo kugira ngo azagire neza. Koko mu buzima bwanjye nyemberaho kurushya Nyagasani. Tekereza nawe umurozi ati ndamuroze kugira ngo norohereze Nyagasani. Korohereza Nyagasani mubyeyi. Hari abantu bakora ibikorwa bibi ngo bari korohereza Nyagasani. Ubuyobe gusa. Ubaye uri umuyobozi umeze utyo, umubyeyi umeze utyo, ujugunya abana, utatanya abana, aho ngaho nyine waba uri nk'ikirura. Ntibikabe umubyeyi, ntibikabe. Uzahora uri umubyeyi, uzahora uri umushumba mwiza. Ngo kuko Nyagasani yifuza ko waharanira ubuntu bwe maze ukarwana ku buzima bw'abantu. Yesu Kristo nicyo ashaka, kurwana ku bantu aho kurwana ku bintu. Uzareba abantu benshi ibyo dupfa ni ibintu. Agiye kukirana we, arakize we, ntacyo amariye we. Ugasanga ukora ko umuntu ntacyo akikumariye, nibwo ugiye kumujugunya ukamuta mu rwobo. Ese n'umuta mu rwobo Nyagasani yateguye ahandi aza gusohokera, aho ngaho ntuzarakara. Nyagasani afite inzira igihumbi ashobora gukizamo abantu be. Wowe rero wasanga ufite inzira imwe gusa. None se nuyifunga, wowe nujya kwinjira bizagenda bite? Tekereza nawe ufunze aho mugenzi wawe ari kurokokera, urangije kumuroha, warangiza ugahongera ugafunga. Wowe se nukenera guhanyura? Nguko abantu benshi twagiye dufungira abandi amayira, tukaza kwibagirwa ko natwe igihe kizagera tukongera tukanyura hahandi. Igihe nikigera, niba ariho nawe ugomba kurokokera, wagize ngo ubwo urupfu rwawe ntuzarwegereje, uzaba wiyishe nyine, kandi wiyishe ntaririrwa. Aka kantu mujye ugakurikire ngiye gusorezaho, ngo intwaro urwanisha wica abandi nawe nizo bazakwicisha. Niba ugambana nawe ngo uzapfa ugambaniwe, ariko niba ugira neza nawe ineza izagutanya imbere, nawe uzapfa uri umugwaneza, nawe uzagera ku Mana kukugwa neza. Ndakwifuriza kugira neza, kwitwara neza, kutagira n'umuzimiza nawe. Yesu abane nawe, akomeze kukugira neza buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.